Chivani, yo uzanye fone ku ishuri? Ntubibona se ma? Sha warasaze ndakase. Kubera iki? Uzi prefa kwifatiye? Byantwara iki? Yagucura bikakurenga. Chivani uramuzi? Muri karitsiye twajyaga dukina amagorori. Twamara gukina amagorori agahita yore yose akiruka. Uyu ni umurava. Oya mubaze n'iby'igitoki kwa Gatarama ibintu bankoreye. Bamukubise inkoni ziri munsi zakubiswe Yesu. Urugo utazi prefa. Agufashe sibyo wabiza. Akaraka nta bya Prefa watandukanye no. Ntago gitinya inkoni yaraze. Prefa sa kubita inkoni kari inyundo. Kereka niba amashanyarazi. Abashayi nta maraso mfite ngo yamwa. Prefa kubita inyundo nanga kubita inkoni wa muhungu ibyo uvuga ntabwo. Birekenye. We ntabwo bizi nyamara. Azagufasha akura amatwi nk'ayihene wabo byiyumve. Ni shitani n'umugore waje kwiga telefone wazanye iki? Ntawe phone mba nayizanye kwiga nase nka karikirete ibamo. Karikirete se wazaguze machine buri gihe. None se umuntu nagiye kugura phone banyongeza karikirete batazi ko nzateranya. Kamwihoreye iyo prefa gufasha ibyo wawe. Ariko so prefa reka tazi. Phone ndayiguza yanjye. Ariko cyako mutajya kugira ngo mubishake zitaza ageze no kugasha. Kugira amazi. We buru, tamari vumbi byo guterura. Mane, byari nako mane byo kwishuri byo bibasha. Mwigendere mane. Muzi ko musuzugura, muransuzugura sheri ngo bajye guterura ibyo bicuzi. Mugenda mujye guterura ni mutajyayo mu. Birungira muzi. Mane mugende mane. Birarira. Ibyo byo kwishuri nubizi. Basuzugura. Rwose umuzambabarira. Kuko buriya njewe ntabwo naguta rwose ngo ngiye kurya reka. Ibyo ni ibintu bidashoboka rwose. Subizi ndagukunda kugeza igihe Satani azakira agakiza. Wari wabibona ukabona imbere bisiririmba wari wabyumva hari umva nzabikwereka kandi nzabikwitura So mutegereje ariko urebye uziko nibutsa akantu yiko kwe nataye ikaramu mu ishuri reka njye kuyizana ndaje undindirira ntakibanguke akose birungi ko mbona atinzera kandi yarambwiye ko agiye kuzana ikaramu wabona yagiye kurya sheri sinabutse ahubwo se ibika uje kuzana inkengo ntizi nsanze bayibye ariko mu ishuri harimo abajura ngahe hanagure ku muntu wasanga mubyiga umusaya ku nzu naho ubundi umucuzi arakaraka no mu ishuri ntibaririyemo none ngo iki kandi mvuye mu ishuri warasebye ntabwo narya nkusize rwose subize se na ryo ku ishuri n'ibyo utamenya we birungi ikabe telefone reka telefone ndamu nakoreka ngiye ura nakadusi yagiye kuma ngo nkire dere wateye double kuri tab nanjye ubwo n'undi dusa ahubwo reka njye kumusobanurira ngo imicuzi yonyine ngo imboga inuza wazisize nese ariko ntacyo reka njye utari n'undi ntabwo narasisheri ntureba ko nazanye ko abana barizwa ni asanga wenda babuze ba nyina ariko nabikubwiye mbona ibiryo ku munwa wawe ukambwira ngo ntiye sinakubwiye ko nakubye umusaya ku gikuta ntabwo ari ukurya rwose ubwo sheri umva reka nkubwire ibintu biba bikaze ahubwo reka nkubwire umva njyewe buriya baravuga ngo umugabo n'urya utwa karenga n'utwa abandi ahubwo reka nkubwire nk'umuntu dukundana umbabarire ku wa mbere uzanzana dukayitwara kuko perifi yakwica umva reka nkubwire uzika gukubita urusha ukajya kuramba isodo muzasuka amatama umva we ntabyo we ahubwo mani unyinira iyo miti si byose kandi umva nzakwitura